Ubuhanuzi bwa Ezekiyeli bugizwe n'ibice 48. Imirongo yose igize ibyo bice kari 48 ni imirongo ingana n'igihumbi kimwe 244. Umurongo waho mukuru ugize igitabo cya Ezekiyeli cyangwa se ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ni igice cya 3 n'umurongo waho wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Imana iha ubuhanuzi Ezekiyeli yaramubwiye ngo singutumye mu banyamahanga ahubwo mutumye mu bwoko bwanyu muhuje ururimi ari bo abayahudi cyangwa se abayuda. Izina Ezekiyeli risobanura Imana y'imbaraga. Ezekiyeli avuka mu nzu y'abatambyi. Yavutse Ezekiyeli mu mwaka wa 623 imbere ya Kristo Yesu. Akurira mu rusengero rw'i Yerusalemu, Isi ari umutambyi i Yerusalemu. Intego y'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli, intego ya mbere kwari ukuburira abantu amakosa yabo n'ingaruka zo kutumvira Imana. Intego ya kabiri kwari ukwerekana imbabazi z'Imana ku bantu bayo no kwerekana imbabazi z'Imana ku bantu bihanye ibyaha byabo. Umwanditsi w'ubu buhanuzi ni Ezekiyeli umwana wa Buzi. Aho yandukiye ubu buhanuzi ni ahantu hatatu hakurikira. Ahambere ni Yerusalemu, aha kabiri ni muri Babeli, aha gatatu ni muri Misiri. Umwaka yanditsemo ubu buhanuzi ni umwaka wa 593 kugeza mu mwaka wa 571 imbere ya Kristo Yesu. Igitabo yacyanditse imyaka 22. Ezekiyeli yajanywe iminyago afite imyaka 25 muri Babeli. Imyaka 5 ishize yuzuza imyaka 30. Ubuhanuzi bwa Ezekiyeli bugaburamo ibice 5 bikuru. Rimwe ni umuhamagaro wa Ezekiyeli, ni igice cya mbere kugeza ku gice cya 3. Kabiri ni ibyaha bya Yerusalemu no kurimbuka kwa Yerusalemu, ni igice cya 4 kugeza ku bice byaho bya 24. Gatatu ni ubuhanuzi bwerekeye amahanga, ni igice cya 25 kugeza ku gice cya 32. Kane ni ibyiringiro byo guhindurwa basha, ni igice cya 33 kugeza ku gice cya 39. Gatanu ni abayuda basubiye mu gihugu cyabo, ni igice cyaho cya 40 kugeza ku gice cya 48.